Of course turi ku isi guys, ba witonze. Yego nibyo uhangayikishijwe no kuba udafite ubutunzi, gusa ntiwirengagize ko uyu munsi bishobora kwanga byagera ejo bigakunda. Urugero rwawe kumvisha neza ni uko muri sosiyete tubayemo hari abo twita abatunzi, ariko hafi y'abo bantu bose ugenzuye neza wasanga mu myaka 20 cyangwa 30 ishize bari abantu basanzwe. Ndetse wasanga tubisanishije n'ubutunzi ufite aka kanya nubwo bari bafite icyo gihe bijya kungana, cyangwa ugasanga urabarusha. Uru ni urugero rwiza rukwereka ko impinduka zikuganisha ku iterambere zishoboka muri ubu buzima. Duhure muri comment. Turi ku isi hamwe nanjye BYT mu kuri kose vibes. Dusana imitima y'abantu, tuganira n'ubyifuza, tugashyira ukuri ahagaragara, tukita ku mpano yawe, tukaguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe. Ni buri weekend hamwe nanjye BYT binyuze mu kiganiro ukuri kose vibes. Waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, tinyuka, urashoboye. Ubyifuza watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 073 49 57 64 ukaza tugatangirana iyi weekend dufite vibes. Tubagezeho inkuru zitandukanye zagufasha guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, zakwigisha ibyo usabwa gukora ejo cyangwa ejo bundi. Niba ukunda ibyo dukora ntukagende utabitubwiye muri comment, kandi nabwo ufite inyunganizi byarushaho kuba byiza cyane. Icyifuzo kirimo ibyo wifuza ko twazagukoraho ubutaha nabyo ni byiza cyane. Nshuti zanjye, genzura neza niba warasoje kuba umwe mu badukurikira, mbese warakanze kuri buto ya subscribe. Bizarushaho kuzubonera ku gihe ibyo tuba twabateguriye kandi byiza cyane. Nitwa BYT, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.